Hello guys, okay? Uyu munsi ngiye kubereka uburyo ushobora gukura password muri iyi telefone. Murayireba Tecno T 528. Urareba kuri contact hari password. Murareba ko no kuba umuntu aba yahamagaye noneho password murabona ko iri ahantu hose, nta hantu wemerewe gukanda. So ushobora kuvuga ngo reka njye muri setting telefone yanjye nyiforomate. Ahangaha niho umuntu yakabaye aca telefone akayiforomata akayigira nshyashya, ariko naho kugira ngo uyiforomate ni uko uba wibuka password wari wasizemo mbere, kuko urabona nka burya tugiye kuyiforomata urashyiramo original password bikanga. Urabona ko biri kwanga rwose. So rero ubwenge ushobora gukoresha uforomata ino telefone ni ubu ngubu: ukanda akanyenyeri urwego 0 akanyenyeri 0. Urabona ko wahise hazamo utugambo twanga do you want to clean all the test data. Uri twanda kuri yes, telefone yawe iba uyikuyemo password. Murareba ko muri make password ahantu hose yahavuye nta kibazo.
noneho ushaka no kuyiforomata uciye muri setingi nabyo reka tujye kugerageza turebe yuko byakunze dukoresheje ya original password. Urabona ko nabyo byakunze. Urabona ko na biriya nabyo biba byakunze. So guys, rero thank you for watching my video. You remember to subscribe to Kevin Technology.